Haleluya, 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 Yesu ashimwe. Turakomeje dusoma. Tugeze muri Matayo umurongo wa 38. Mwumvishe ngo ntimukihorere, niko titire ivuga. Ntimukihorere. Dukomeze dusoma. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Uwiteka Imana itugirire neza. Birakomeye nyine, ariko nibyo Uwiteka dusaba abidushoboze. Reka two gucika intege ngo tugire kwizera gusa, kuko iyo umuntu agize kwizera Uwiteka Imana byose arabishobora. Ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. N'Imana irabizi ko ku isi habaho abantu babi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Nyine birakaze pe, Imana ibishoboze. Kuko hari igihe ubona umuntu akugiriye nabi nawe ukumva urababaye, ariko umwuka wera yagakwiye kutuzaho ku buryo tugerageza gutsinda ibi bintu, tukagira izo mbaraga, umwuka wera akadushoboza. Nanjye rero Mana, umwuka wera ambeho anshoboze gushobora ibingibi udusaba ko tugomba gukora. Uwiteka Imana aduhane umugisha umunsi mwiza.